Kigali kwa 19 Gicurasi 2025 ni mu gihe Afrika yose yari yerekeje amaso i Kigali ahabereye inama mpuzamahanga y'umutekano ni ku mugabane wa Afrika cyangwa se ISCA International Security Conference on Africa. U Rwanda rwatunguranye ku rwego rudasanzwe binyuze mu kumurikira amahanga intwaro zigezweho zikorerwa imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, icyerekana iterambere ryagutse ni mu bijyanye n'inganda z'ubwirinzi. Iyi nama yitabiriwe n'abaturutse hirya no hino ku isi, no kuvuga abasirikare bakuru, abashakashatsi mu by'umutekano, ba minisitiri b'ingabo n'inzego zibanga. Ariko kandi ni mu byagaragaje isura nshya y'uyu mugabane, harimo icyemezo cy'u Rwanda cyo gushyira ahabona noneho ku mugaragaro intwaro zigezweho zakozwe imbere mu gihugu binyuze mu ruganda rw'igihugu rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation cyangwa se REMICO. Iyi nama yabereye i Kigali kandi yabaye urubuga ruhuriza hamwe ibitekerezo ni ku mutekano uharanirwa na Afrika ubwayo, ishingiye ku bwigenge, ubudahangarwa bw'igihugu ndetse no kugabanya gusabiriza ibikoresho bya gisirikare ubundi umugabane wa Afrika watumizaga mu mahanga. Ni muri ibyo biganiro icyatunguranye kandi cyahuruje abashyitsi benshi ni imurikabikorwa ryihariye ry'ingabo z'u Rwanda, aho u Rwanda rwagaragaje ko rukora intwaro ku bufatanye n'ibihugu by'amahanga birimo nka Israeli. Iri murikabikorwa ryabereye mu cyanya cyabugenewe ahari hahuriye imbaga y'abanyacyubahiro batandukanye bari bitabiriye iyi nama. Hagaragajwe ibikoresho bihanitse byo kurinda igihugu ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gukoreshwa mu bihe byihariye nko kurwanya iterabwoba, imyigaragambyo ndetse no kurinda imbibi z'igihugu. Reka noneho mbere yuko usobanukirwa iyi nkuru ndeza mbanze musobanurire ibijyanye na REMICO. REMICO cyangwa se Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation ni uruganda rukorera mu karere ka Gasabo, ni mu cyanya cyahariwe inganda hano i Kigali, rwashinzwe mu rwego rwo kongerera ubushobozi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa hagamijwe gukora ibikoresho bifatika kandi bijyanye n'igihe. Iki kigo gifite ubufatanye bukomeye cyane n'uruganda mpuzamahanga rukomeye cyane mu gukora intwaro zigezweho kandi kabuhariwe rwa Israeli, ari rwo Israel Weapon Industries cyangwa se IWI. Ibi bivuze ko intwaro zikorwa na REMICO zujuje ubuziranenge mpuzamahanga ku buryo zemewe gukoreshwa mu ntambara zemewe n'amategeko n'ingabo ziri ku rugamba. REMICO rero nubwo muri aka kanya tugiye kuza kugaruka ku mbunda ikora, ariko ndagira ngo mutangarize ko ikora imbundano, ni ukuvuga pistolets, imbunda ndende rifles zishobora kurasa ku ntera ndende, hari imbunda z'abamudahusha cyangwa se sniper rifles, machine guns, izo nazo zikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ibikoresho byo kureba nijoro cyangwa se night vision sights, hari ibikoresho byo kwitoza kurasa n'ibindi byinshi tuzagenda tugarukaho mu nkuru zitandukanye. Reka rero nkuko nabigusezeranije tubanze turebere hamwe zimwe mu ntwaro zikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda mu rutonde rudasanzwe, kubera ko zose biragaragara neza ko ari intwaro zigezweho kandi zijyanye n'iterambere isi igezeho muri aka kanya. Nk'ubwo ngubwo ni mu ntwaro REMICO yamuritse harimo ARAD 5/300 BKR. Iyi ni imbunda yo mu bwoko bwa rifle ikoreshwa cyane cyane n'ingabo ziteye imbere, ishobora kurasa kure kandi ifite ubushobozi bwo guhinduka mu buryo bwihuse cyane cyangwa se modular. Hari IC Sniper, ARAD Sniper. Iyi ni imbunda ikomeye cyane ikoreshwa na ba mudahusha, zikaba rero zishobora kurasa ku ntera ya metero 800 zose. Ifite ubuhanga buhanitse mu kuba rero yarasa amasasu ku ntera ndende kandi amasasu akaba yagenda atumvikana. Hari NIGV ULMG machine gun yihariye rero ikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare birimo ibikomeye cyane, ikaba ifite ubushobozi bwo kurasa amasasu menshi mu gihe gito, ikaba rero yanakomera ku buryo budasanzwe ugereranyije n'izindi mbunda. Usibye wenda kuba tugarutse kuri izi ntwaro, twakubwiye ko uruganda rukora ibikoresho by'ubwirinzi, uruganda rukora za night vision,
rukora pistolets cyangwa se pistoli uko wabyita. Ni ibikoresho byinshi bitandukanye bikorerwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni uruganda kandi ngo rukora n'izindi ntwaro zitandukanye zikenerwa n'abasirikare bari ku ruganda. Reka rero noneho dukomeze turebera hamwe uko u Rwanda rushobora kuba noneho rugiye gutangira gucuruza izi ntwaro mu bihugu by'inshuti, haba ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi, dore ko twagiye tubona abayobozi by'umwihariko abagisirikare cyangwa se ab'inzego z'umutekano b'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwe bakomeje kugenda bazenguruka isi basinyana amasezerano n'ibihugu bitandukanye. Ushobora gusanga rero n'ibi ngibi nabyo birimo na cyane ko u Rwanda rukora intwaro mpuzamahanga nk'uko twabibonye rufatanyije n'igihugu cya Israeli. Nk'uko bivugwa n'inzego za gisirikare hano mu gihugu cy'u Rwanda, Remiko si uruganda rushinzwe gusa gukora intwaro, ahubwo ni igice cy'ubushobozi bwihariye igihugu cyubakiye ku bwisanzure n'ubwirinzi. Ni muri iki gihe isi ihanganye n'ibibazo bitandukanye, iterabwoba, intambara z'urudaca, ibikorwa bya gashoza ntambara bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ku isi. U Rwanda rero rwahisemo kudategereza gutabarwa, ahubwo rurisuganya mu bikoresho ndetse n'ubumenyi mu rwego rwo kugira ngo narwo rwishyirireho inganda zubakiye ku gihugu ubwacyo. Nubwo ibikoresho bimwe nk'amasasu, magazines n'ibikoresho by'ubwiza ni ukuvuga lens bitumizwa hanze, icy'ingenzi ni uko kuri ubu ngubu imbunda n'ibindi bitandukanye bikorerwa ahangaha imbere mu gihugu ari nabyo bigize umwihariko wa Remiko mu gace ka Gasabo. Uretse RDF, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, Remiko igamije no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho byizewe kandi by'ubwirinzi. Ni mu rwego rwo kubaka ubushobozi bw'umutekano muri Afurika binyuze mu bufatanye bw'abaturage n'inzego za gisirikare. U Rwanda rukaba ruteganya noneho gutangira kugurisha ibyo bikoresho ku ruhando mpuzamahanga. Ibi ni kimwe rero mu bisobanura impamvu u Rwanda rukunze kuba mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, rufite ingabo zishoboye zifite ibikoresho bihanitse kandi rero bituruka imbere mu gihugu. Ni inkunga ituruka ku bwenge n'iterambere aho kuba ibyo kugura gusa hirya no hino mu mahanga. Nubwo u Rwanda rutari rusanzwe rwamamaza cyane ibyerekeye intwaro zarwo, ISCA 2025 yabaye urubuga rwo kugaragaza icyerekezo gishya, aho igihugu cyemeza ko ubwirinzi n'umutekano byacyo bitagakwiriye gukomeza guhishahishwa cyangwa se ngo bikomeze kugenda biba ibyo kuba mu buryo bw'ibanga, ahubwo bigomba kwerekanwa nk'igice cy'iterambere u Rwanda rugezeho. Tugana ku musozo, kumurika ku mugaragaro intwaro zikorwa imbere mu gihugu ni ikimenyetso kigaragaza icyerekezo cy'u Rwanda nk'igihugu cyiyemeje kudategereza inkunga, ahubwo kikihaza, kikihangira umurimo ndetse no mu bijyanye n'umutekano, kimwe n'uko byifashe mu buhinzi, uburezi, ubuvuzi ndetse no mu ikoranabuhanga. Ni mu gihe Afurika ikomeje gutegura ihinduka ryayo rishingiye ku mutekano, u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu byateye iya mbere cyangwa se byateye intambwe ya mbere, kandi Remiko ni kimwe rero mu bisobanuro by'u Rwanda rutagipfa gukumira ibyo ruhabwa, ahubwo ko rukora ibyo rukeneye kugira ngo ruhagarare ku maguru yarwo rwemye mu gucunga umutekano warwo n'uw'abandi. Nguko rero uko byifashe, turakomeza kukugezaho inkuru zisesenguye, zicukumbuye kandi ziri ku isonga mu gukomeza kumurikira abanyarwanda ibyo igihugu cyacu kirimo kubaka mu bwitonzi, ubushishozi, ubuhanga, kandi byose bigakorwa mu buryo bw'ibanga, amahanga n'isi yose bakabona gusa ibisubizo.